Shuti y'inkuru z'urukundo mix turagarutse mu gice cya kane turi mu nkuru yacu nziza rero ya Bijou na Rowan. Bijou akomeza tubwira ibyo yahuye nabyo mu bana bo mu bakire. Niba yuka neza rero mu gice cya gatatu twasoje Bamdogo Julius amaze gushwana na Rowan sheri wanjye, ndetse yaramaze kumubwira agomba kugendera kuri umukobwa we, ndetse anamubwira ko agomba gukoresha ibishoboka byose kandi kicyo agomba gukora kugira ngo umukobwa we ahita amwikuramo agifite. Rowan nawe yarasigaye arimo guteragura imigeri ku mapine y'imodoka ye. Ku ruhande rwa Bijou we yararimo azenguruka mu cyumba yabuze epfo na ruguru, ndetse agerageje no kubaza mama Pucuri umugore wa Bamdogo Julius, kuko yashakaga kumubaza niba Rowan wenda ari bugarukane na Bamdogo Julius. Mama Pucuri amukurira inzira ku murima amubwira ko agomba kwikuramo ibyo arimo kwigira, ngurira n'umwana wo mu bakire ngo amaboko atareshya ntaramukanya, ngo ibyo by'urukundo yishyizemo ngo abyikuremo cyangwa ngo ashaka kandi abijyana mu babanganye ubushobozi, ndetse amubwira ko agomba gukomeza ubuzima bwe nka mbere, ibyo kwisumbukuruza n'ibyo byo kwigira ngo yakunze agomba kubyikuramo. Ibyo gukurikiraho rero mu gice cya kane turabikuzaniye. Niba kandi uri mu cyano ushobora gutangira n'igice cya mbere, kiraryoshye ibyo ndabikwijeje. Niba kandi utarakora kuri subscribe waba uri mushya cyangwa dusanganywe, ntibagirwe gukoraho kuko biri mu bidutera kuhaje. Ndetse inshuti duteze amatwi turamutse dutinzeho gato, ino chaîne iriho izindi nkuru nziza kuko twe dutegura inkuru z'ibihe byose, ushobora kwitangirira inkuru mu zo twasoje. Ni ukuri kandi ujye tugaye gutinda ntukatugaye guhera kuko natwe sitwe. Ikirenze kuri ibyo turi mu nkuru z'urukundo turi kundanira, reka twitangirire ku gice cya kane kuko twatangiranye ku gice cya mbere, abandi duhurire nyine mu gice cya mbere twitangirira. Ikaze. Bije komeza tubwira ati ngiye kumva numva papa muto Julius aragarutse. Ubundi papa Pucuri ukuntu abigenza iyo ageze mu rugo arikorosa. Ibyo bikora kugira ngo niba hari umuntu wicaye nabi abanze yisuganye, kuko uretse sogokuru nyine wisaziye ubundi mu rugo ni abakobwa gusa. Ibyo bikora nyine kugira ngo adasanga buri wese ari muri position nzima, adasanga duhagaze nabi tumeze nabi. Niyo mpamvu yageze mu marembo abanza akikorosa. Nahise nsohoka nihuta mfite amushyushyo menshi n'amatsiko kugira ngo mubone menye icyo agarukanye, numve inkuru agarukanye, kuko yari yagiye ashwanya na sheri wanjye Rowan, umwana wo mu bakire, kandi yari yagiye atangiye kunkurura inzira ku murima, atangiye kumbuza urukundo rwanjye na Rowan. Urukundo numvaga rugeze ahantu hashyushye cyane, ruryoheye cyane. Numvaga ameze nk'umuntu uri mu gihano mu gihe ntaramenya ayo makuru. Oya, numvaga natekanye. Bijou ariko ubwo hatuje mama Pucuri yambwiye atyo kuko nari ndimo kwihutisha ibintu mu buryo budasanzwe. Nta kindi, numvaga nshaka kwimenyera amakuru, numvaga nshaka kumenya amakuru cyane. Bijou, banza ugende unsukire icyayi, ndumva nshaka kunywa icyayi, banze niziburire mu muhogo. Papa Pucuri yambwiye atyo, nahise nihuta njya kumusukira icyayi byihuse cyane. Nahise menya ko impamvu nta yindi, Papa Pucuri buriya ashaka ko tuvugana. Ndagisuka ndakizana nuko nicara iruhande rwe. Imico ndayizi, nari nzi ikigiye gukurikiraho. Yari guhita ambwira ngo nicare ku ruhande tuganire. Ibyo rero nariyongeje nyine mbikora atarambwira. Bijou umukobwa wa mwana wa karame papa, ku nshuro nke zishoboka nibwo mwita papa. Ubundi nkunda kumwita Papa Pucuri, yaba ari kure tukavuga Bamdogo Julius. Urabizi, ndabizi, nakureze kuvukira umwana, ababyeyi bawe bamaze badusigira. Ndakuzi rero, imikurire yawe, impinduka byose mba mbibona. Iyi ni inshuro ya mbere ukunze umusore, nibwo uhuje n'igitsina gabo, ukumvura mwikundi, ukumvura mwiyumvamo. Ndabizi bibaho, ariko mbabarire mwana wa, uyu muryango wacu ubona nta butunzi dufite, ndetse muri societe turaciriritse cyane. Genda umuzamu, madamu wanjye mama Pucuri ariwe mama wawe nta kazagira, sogokuru nuriya uramubona. Rero reka tubigereranye na famiye z'abariya abantu. Aho ukorera hasi waba uriya mukobwa Alice, uriya mukobwa bamaze gushyingira uriya muhungu wowe uri gushaka gukunda, barasabakire. Bariya ni abaherwe, si n'abaherwe basanzwe, ni abaherwe bo mu rwego rwo hejuru, si no hejuru cyane. Nge rero nka Bamdogo wawe Julius ndagusaba imbabazi, umbabarire. Sinabasha kwirengera ibizakurikiraho biturutse kuri uriya muryango, biza kuri uyu muryango wacu muto utagifite icyo uvuze. Sinabibasha pe. Jewe Bijou, uri umukobwa nurakura cyane, ariko ubwenge urabuzi. Ntago niteguye kukubona urimo gukundana n'uriya musore wo mu bakire. Papa Pucuri akiri kuvuga ibyo, jewe byakurikiyeho nta nubwo nabashaga kubyumva. Yarakomeje aravuga, jewe umubiri wose nese numva mbizi ibyuya, numva ndatunguwe, numva natangira gutitira nk'ufashwe na malaria y'igikato. Ariko Papa Pucuri
urabona uko umubona ntabwo afite umutima mubi, nta nubwo imico yari mibi. Ni umusore utuje cyane, aranatuje kuruta abo bandi umbwira ngo ba hano mu Gitega n'Inyamirambo umbwira ngo tunganye ubushobozi. Biju, ibyo ndabizi, ndetse uriya musore njye namumenye imbere yawe cyane, ahubwo ndabizi ko ari umwana mwiza, ndetse utanakeka ko nshaka kukubangamira cyangwa ugakeka ko ndinjiji nshaka kwigira ndigabo nashaka kuvuguruzwa. Byose rero ndimo ndabikora mu rwego rwo kugutegurira ibyiza, ndetse ndimo nareba kuri barumuna bawe abangaba, ndetse nkareba no kuri sogokuru n'ibyakurikiraho. None so nk'ibisanzwe ntuzi ko nkwifuriza ibyiza mwana wa. Uriya mwana si umwana mubi, twese turanamwikundira hariya abakozi b'iwabo n'abaja babo, ariko uko umureba hariya hari ikintu utazi, agendera munsi y'amategeko, ndetse cyane niba hari abantu bazi gukontorora abana babo burya n'abakire. None reka nkubwire ko ababyeyi be uwo mwanya urimo guhatanira, umwanya ushaka kurwanira ntago bawukwemerera, uwo mwanya ntibawuguha, ndetse hari undi bamaze kuwutegurira, bamaze no kuwushyiramo kera cyane, kera rwose, ndetse banabona ko ari ukwiriye uwo mwanya. Uzi impamvu nta yindi wowe batanakubona batanabikwemerera? Icya mbere, nta mafaranga ufite. Icya kabiri, nta mashuri ufite. Wowe bawuteguriye wundi bamujyanye kwiga i Burayi, bamutegura ntiwize, nta n'ibikuzengurutse bifatika, ndetse natwe ababyeyi bawe turi abakene, twe ntitunagaragara, ntitunumvikana mu matwi y'uriya muryango, ndetse banavuga ko basekwa. Uriya muryango n'ibindi bindi. Biju, ntabwo twagendera uburyo urimo kubitekerezamo muri ayo marangamutima y'ubuto. Shyira mu gaciro utekereze kabiri. Ubu se ntangire nifuza ikimodoka gihenze, mvuge ngo ngomba kugenda nkagifata nkakijyamo nkagitwara? Gereranya ibintu byenda kumera nk'ibyo. Nifuza indege se? Nifuza indege nta na moto mfite. Biju, ndabizi ufite ubwenge, ujya ugira inama na barumuna bawe mbyumva bikanshimisha. Nawe none yemera uyu munsi nkugireho inama. Icyo bazi uko ntacyo tuvuze. None ikibabaje ni naho dukora, niho duhura umutsima, niho kawunga yacu ituruka. Umushahara wabo niwo dutunze, niwo utuma mama Pucura acana imbabura, agashyiraho amazi agasonga ubugari cyangwa agasukamwo umuceri. Ku rundi ruhande navuga ko ari nk'aho batunagira. Ese ukeka ko ntakoze yizamu batabaho? Ukeka ko se utagiye gukora y'amasuku batabaho? Ariko se papa Pucura, ibyo byose ko numva bidafite uburemere nk'uko namwikuramo, nashobora nese kumugendera kure? Njye n'ukuri ibyo byose byagenda, ariko mu mutima wanjye numva ntabishobora ibyo ngibyo urimo kumbwira. Biju, uzabishobora. Nutanabyishakamo wowe nkawe, bizaba ngombwa twe nk'umuryango tubishyiremo imbaraga, hanyuma ubishobore. Papa muto Julius yavuze atyo, icyayi ntiyanakinyweye. Yahise yinjira mu nzu, atambika agana mu cyumba cye, ajya kuryama. Njye kubwanjye nahise noneho numva ahubwo ari nka peteroli asutse mu muriro, ntangira kwibaza Rowan aho aherereye cyangwa ibyo arimo, ndetse nahise nibaza n'ukuntu Rowan disamerewe mu mutima. Ese ahari umutima we waba wamuremeranye nk'uwanjye? Njye ko numva igituza kigiye gushwanyuka, ibi harimo ni nk'ibyanjye se? Nukuri njye Biju ndimo ndumvamo imbere mu bubabare bwinshi, kandi nta kintu cyankubise inyuma cyangwa cyankomerekeje. Igituza cyanjye cyaremereye cyane. Nagiye hanze inyuma y'urugo, iruhande rw'akarima k'igikoni ka mama Pucuri, naricaye nuko mpamara nk'igice cy'isaha ndimo kurira. Nari jyenyine, sinashatse no kumenya niba bamenye ibyo ndimo cyangwa aho ndi. Gusa nyuma y'iyo minota mama Pucuri yaraje aranyegura, nuko amfata ukuboko anjyana mu nzu. Reka turi ku ruhande rwa Rowan. Rowan we yageze iwabo ari nyanka, yasinze, yari yaborewe ariko byo kuborerwa, ndetse yari afite n'ikintu cy'igicupa cy'umuvinyo cy'umweru kirekire agifashe mu ntoki. Ibyo ari bimwibereye mu mutwe, n'ifoto yabonaga, n'ibitekerezo yari yifitemo, n'isura yanjye. Ni Biju ukomeje atubwira, ndetse yatangiye gutekereza uburyo yaguye mu mutego akikanga yankunze, ndetse akankunda birengeje urugero. Muri ayo masaha Lize nawe yari iwabo wa Rowan. Lize abonye Rowan agenda yiruka kugira ngo ajye kumwakira, yari abonye ko yasinze ariko agira ngo amusindagize, yari amufitiye amashyushyu ngo anamuhobore imbere, yaranamukumbuye. Gusa Rowan umujinya yari afite n'ibyo yitekererezaga ntaho byari bihuriye n'ibya Lize. W'icyo yakoze yahise asunika Lize, ahita akomeza mukubita nkubara atanamuvugishije, agenda azamura cya gicupa kirekire yari afite, asoma acurura yongera akimanura, agenda dandabirana. Arakomeza, buryo ngo nta musinzi ngo imodoka inanira ngo agenda yitwara ngo akekanga yageze yajye. Azamuka isikariye rero, agendaga niwe mu cyumba. Oya, Lize ntiyigeze abasha kwakira ariko by'urya byo Rowan amukoreye. Lize se we nagavuga imvugo rimwe.
noneho akabikorera imbere y'abakozi bose, abaja n'abazamu n'ababodyguard n'ibindi nk'ibyo. Baba bategereje ko babatuma abapampe babe bazanye nk'imodoka, nk'umukanishi ubuzanye nka PS yindi. Ewe haba hari uruhererekane rw'abantu benshi muri icyo gipangu, bagenda baza bagenda bagaruka. Lize yashinze ryinyo kurindi, abanza byibazaho we icyo yumvaga ko Rowan amusuzuguje mu buryo budasanzwe. Erega Lize nawe muri rwa rugo bamwita mabuja, abakozi bose bamurabamukisha amaboko abiri. Lize yahise haguruka agenda yihuta akurikiye Rowan, yanabikoze mu mujinya mwinshi. Nuko Rowan ageze mu cyumba afata cya gicupa, urabona ufite nk'inyota y'umwanya muremure ukagura nk'amazi, uburyo yanywa yaragotomera rwose, aranacurura araniruhutse. Rowan yahise ajya muri miriwari. Rowan akiri muri ibyo, Lize yari yamaze kwinjira mu cyumba cyamaze kukigeramo. Ariko Rowan utinyuka ute? Bira niba icyo nkoreye, bira niba icyo nkoze. Ushobora gutekereza ute gukora ibintu nka biriya imbere y'abari abantu bose babakorera, ukansuzuguza nka kuriya? Ntabwo uzi icyo ndicyo? Icyo nsobanuye se kuri wowe cyura kiyobewe niba utazi icyo ndicyo? Kugeza ubwo ukora ibintu nka biriya? Soka, va mu cyumba. Rowan yahise amwirukana mu cyumba cye. Ngo nsohoke? Genda. Ngo ngende? Ngehe? Umunsi naje hano kubera wowe. Ndanarara noneho niba utanabizi. Niwe nari ntegereje. Untegerezemo ibiki? Jye singushaka, singukeneye. Rowan yamubwiye ibyo ariko bimubwira yasinze rutava mu kanwa. Ndeka, jye ndashaka kumva nisanzuye, ndashaka kumva ndi jyenyine. Ndashaka amahoro. Ubundi isi ko kirimo kunkorera ibintu nk'ibi koko? Ibyo bivuganye umujinya ahita kubita ingumi muri ya miriwari yireberagamo. Miriwari yaramenetse ndetse nawe yarakomereka, atangira kuva amaraso ku kuboko. Abana b'abakire hari n'undi wambwiye ngo ajya ifata nka kembe ngakikata. Yagiye muri Canada kwiga, ngo iyo yumva ngo afite stress, ngo kugira ngo yibagirwe izo stress ngo yumve ububabare. Nawe unyumvire kuno muhago nawe buryo ujya uryana ngo nk'inzara. Noneho Lize nkaho yakirutse ngo agenda mufate wenda mufashe kuko yarimo kuva amaraso, cyangwa ubona agize impungenge zibibaye kuko yaranabibonaga ko yanasinze. Wese agenda yiruka ajya guhamagara wa muhanti wa mutantine wareze Rowan. Rowan nubwo yari muri ubwo businzi bwose yahise abona itandukaniro aho Biju atandukaniye na Lize. We mu mutima yahise abona ko iyo aba ari Biju aba yahise aza akamuba hafi akamutetesha. Rowan icyo yakoze nta kindi, yahise agira umujinya noneho mwinshi w'umuranduranzuzi, ahita atangira kumenagura ibintu byose biri mu cyumba cye. We yahise agira umujinya nk'uwakaga simba bita ngo ni akayongwe. Burya ngo ikigori kigenda imbere kigaba inyuma, noneho hagira ngo nk'agati cyangwa icyatsi gikora ku kigori, ikigabo kikaza kiruka kigapfuragura kikahasira ibanga kikahacira, cyamara kuhaciragura bigakomeza urugendo bikongera bigashorerana. Rowan nawe yasigaye ari kumenagura ibintu byose biri mu cyumba cye. Bankoresha nk'igikoresho gusa ngo kugira ngo amasezerano basenye ngo bakomeze bayabone inyungu zayo ngo n'uburyohe bwayo. Ibintu byose barangenera, bashaka kunshyiriraho amategeko, bashaka kunkontorora mu buryo budasanzwe, kugeza noneho no ku muntu tuzabana ubuzira herezo. Uriya mukobwa ngo mushake simushaka. Ibyo nibyo yivugishaga ari kumenagura ibintu nyine. Njyewe sinshaka Lize. Akiri kuvuga ibyo ndetse abinabivuga cyane, muri ako kanya Lize yaramaze kuhagera, agarutse azanye na wa muhanti wabareze nyine wareze Rowan. Anti yegereye Rowan gake gake yomboka kugira ngo adakanga rutenderi, kugira ngo wenda mukoreho kuko nawe yarabibonaga ko yasinze kandi yarakaye. Anti ndeka anti, utubwira n'uwo mukobwa ngiye ko ntanamukunda, mubwira ko ntamukunda. Lize ibintu yari yumvishe mu matwi ye ntago yizeraga ko ari byo arimo kumva. Lize yumvishe yari gita, abona hano ahagaze habaye hatoya, yumva ikizengerera, yumva iyo nzu y'iwabo ya Rowan na nyina w'inshuti ye irimo irasharira ndetse imva yake kubita hasi. Rowan, ese kubera icyo utankunda? Ubu wakubaza impamvu utankunda wayivuga? Nose njye urabona mbuze iki? Mbura iki? Kuki utankunda se? Lize akomeza abaza ibibazo bimeze nk'ibyo mu mujinya mwinshi, mu marira abibaza Rowan. Nta kintu ubura, ariko njye hari icyo mbura. Njye nta rukundo rundimo. Urukundo rwanjye hari undi muntu ndufitiye, hari undi muntu nkunda. Yavuze bityo ahita yicara, mu mutwe ahita hazamo ya shusho yuko umuntu akunda umuryango we wamumubujije, bamubwiye ko agomba kumuvira mu buzima, ndetse banamubwiye ko bitazavamo, ndetse bari banamubwiye ko atongera umerewe kongera guhura nawe cyangwa kuvugana nawe. Nta wundi we ni Biju yari arimo gutekereza. Muri ako kanya rero Lize yahise avangirwa, biramucanga, ahita shikanuza isakoshi ye, ahita asohoka yihuta. N'inkweto ndende baba bazi kuzigendera, arunduka se gutyo utazimenyereye, ariko burya yakikubita umutego. Lize we ntiyigeze ashaka no kumenya uwo muntu Rowan akunda,
kuko Lize nawe icyizere yaracyifitiye ni mwiza reka. Asohoka yihuta yibagirwa no kujya kwinjira mu modoka yaparitse muri parikingi. Arasohoka arenga igipangu arakomeza agenda yikubura asohoka porutaye nyine. Nuko Arno umuhungu wa anti warerewe aho ngaho ndetse w'umubodigadi muri urwo rugo bakunda gutuma ahantu hose h'ingenzi, umwe nyine wakuranye na ba Lize na Rowan. Arno yiyumvamo Lize yahise abona ko Lize afite ikibazo, yahise amukurikira agenda inyuma ye gake gake. Rowan mwana wa kubera iki ko urimo gukora ibi bintu koko ibintu nk'ibi? Anti wamureze yahise amubaza gutyo. Anti bambujije kongera gukomeza gukundana nawe, bamumbujije. Ndabizi rega anti ni wowe muntu wenyine gusa unsigaranye ubasha kunyumva. Ndabizi urabizi ko mukunda sibyo anti? Sibyo simukunda rata simukunda. Ibyo Rowan yabivuze ubona afite agahinda kenshi ku mutima, ndetse Rowan ahita yihengeka aryama ku bibero bya anti. Anti niwe wareze Rowan. Akazi ke rero kari gatangiye ko kongera gutetesha Rowan nk'akana gato. Nkunda cyane Biju, njye ndamukunda. Noneho ngo impamvu ngo kubera ko ngo njyewe ngo mfite amafaranga menshi, ngo n'umuryango wacu ngo iwabo nta mafaranga bafite, kandi ngo noneho ngo bamaze kumitiramo Lize ngo barabizi. None se ubundi anti njyewe nta burenganzira mfite bwo guhitamo uwo nkunda? Njyewe niwe nkunda. Umva mwana wa ndabizi rwose kumukunda pe, uramukunda rata, gusa wowe ntibigutera ikibazo. Imana ni umukozi w'umuhanga. Niba rero yateguye ko Biju ariwe muzabana akaramata, akaba ariwe uzaba uwawe, mukazarambana mukazasazana, azaba uwawe nyine, ninde se ubwo uzabyitambika ngo bikunde? Yabishobora tese? Wowe urakina n'Uwiteka. Anti yakomeje guhumiriza no gutetesha Rowan, amushimashima mu mutwe bitewe nuko Rowan yari yazijanditsemo yaborewe, amaze gukoresha n'imbaraga nyinshi. Nuko Rowan ahita amusinzirira ku bibero, nuko arasinzira. Anti nawe yabyibajijeho akomeza kugirira impuhwe Rowan cyane pe. Reka anti ibyo Rowan acamo byose yari mu rugo arabizi. Nubwo ari umwana wo mu bakire, Rowan ibijyanye n'umunezero w'imbere mu mutima ntabwo ahura nawo cyane, ntabwo aba yishimye rwose. Utiteye rero ko Rowan afite amafaranga menshi, anti niwe wamureze, n'ibyo acamo buri munsi arabizi. Azi neza ko Rowan atishimye, arabizi ko Rowan atanezerewe, ndetse si nawe gusa ababona. Anti anabitse amabanga menshi cyane ku mutima yo muri uwo muryango. Ngira ngo ni niyo mpamvu uriya mugore ataramwirukana. Mama wa Rowan se aba ataramwirukana, hari umukozi se wundi uhamara kabiri, hari n'abahamara iminsi 3 agahita birukanira kuri. Ariko anti waraharambye, nuko hari amabanga afite ku mutima menshi y'uwo muryango. Ayo niyo tuzayamenya. Muri ako kanya rero Lize yakomeje agenda yihuta. Lize yarameze nk'ushaka kwiyahura, agenda mu muhanda ahutaza kimuri imbere cyose, ntacyo yitayeho. Muri uko guhutaza rero yumvaga n'imodoka yazihutaza. Kubw'ibyago aranataramugeraho, imodoka yaturutse hirya iza yihuta igiye kumukatira, nawe akatira ruguru ihita imukubita, ihita imugonga ndetse bikabije, yikubita hasi. Yari agisidambe. Inshuti neza amatwi, Biju yakomeje atubwira ati iryo joro ryari ribi cyane ku ruhande rwa buri umwe wese. Lize Arno yahise asesekara, abarahageze ahita ahamagara Lize, mugire vuba tumujyane ku bitaro. Abari bamugonze bahise babihibikana, bahise bamwinjiza mu modoka. Ayo masaha Lize we ntiyari azahari. Nyuma yaho bari bamaze kumugeza ku bitaro, ndetse kuko yari yababaye mu mutwe bahise bajya kumureba niba bamukorera operasiyo. Arno nimero zabo zose azifite, yahise ahamagara mama wa Lize abimenyesha na mama wa Rowan, kugira ngo we na mama wabo abwira n'abandi bose. None se bigenze bite? Konse ko Lize yari yateguye kari burari hano? Muri ubwo buryo ibintu bigenda bite muri aho ngaho ngo muri aba bodyguard? Ubwo se mukora kahe kazi? Agiye ate mu buryo butunguranye? Mama wa Rowan yabajije icyo kibazo arimo yurira mu modoka ye. Bahageze batinzeho gato kuko bari bahugiye muri rwinshi. Ageze ku bitaro basanga bamaze kumureba na operasiyo gato kararangiye, ndetse Lize bari bamaze no kumwimura bamujyanye ku kindi gitanda agiye kurwarizwaho. Ameze ate? Mama Rowan yabajije mama wa Lize, we yari yahageze mbere. Umwana wanjye ngiye sinzi n'ibyo ahuye nabyo. Ubuse Lize kuhuye n'ikihe kibazo koko? Usarinze kugongo gute bira bisore byose duhemba ngo ni bodyguard n'abazamu n'ibiki bari hariya? Ihangane mama Rowan, ihangane dutegereze. Aramera neza, araza kumera neza, Imana ntiyabyemera. Mama Rowan nawe yarengejeho mu magambo. Operation ngo ntago byari grave cyane, ngo ntago byageze kure mu mutwe, araza kumera neza. Mu gitondo bwakeye Rowan kuko yari yaranywe ibintu by'ibibatsi by'ibikato, ibintu bikaze cyane. Ibyo bikarishye rero byari bimaze kumera nk'ibicururutse, nibwo bitekerezo byari bigarutse mu bwenge. Umutwe we yumvaga uremerewe cyane nawe,
ahita abona ko no mu cyumba cy'ibintu byinshi babyimuye bakoze amasuku bakazanamo ibintu bishya. Ubwo ndavuga nyine ibi bimwe yari yamenaguye. None se Anta ari hehe? Yabonye bazanye nyine ibyo bintu byo kumwondora harimo ibisupu n'ibiki, ibyo yarabizaniwe n'undi mukozi. Kandi ubundi iyo bimeze gutyo Anti niwe uza akamuba hafi akamwondora. Ngira ngo Anti yari yasize atanze amabwiriza y'ibyo bari bumushyire. Yagiye ku bitaro, bagiye kugemurira umurwayi. Ninde urwaye? Ni mabuja Rize. Ninjoro imodoka yarayimugonze. Ngo nguki? Iyo supu yari inaryoshye. Rone nibwo yaratangiye kuyihuta nyine no kwishinga iryinyo. Oya, nta nubwo yagejejemo hagati. Yesi yambara ishati, hari hanakonje, nta by'ikoti, yambaye ipantaro na sandari. Yesi asohoka ajya muri parikingi, abwira umushoferi ngo abari umutwara. Ibintu bidasanzwe kuri Rone. Ubundi Rone akunda kwitwara. Bije aragira ati ariko muri ayo masaha nibwo papa Bucuri nawe yarageze ku kazi. Yahuye n'izo nkuru rero, ahora n'izo murya nyine. Roni yabisikanye na papa Bucuri yinjira, nta nubwo yigeze amubona. Mu mutwe hari Rize wagonzwe ngo wakoze accident. Ese hano habaye iki? Papa Bucuri yarabajije nyine umuzamu wundi wo gusimburana nawe, bitewe nuko amasaha yinjiraga andarangiye. Ejo we ntiwakoze, uzi ibyabereye hano? Yewe ugize amahirwe ujya mu karuhuko. Rize, mabuja Rize nijoro yaragonzwe n'imodoka. Yamugonze itese, yagonganye n'iyese. Kubera iki se? Iyese si mbona hari iparitse, yari yazanye indi se. Aha yagonzwe ari ku maguru ndetse hano hafi hirya. Yaragiye muri siporo se? Oya. Icyo numvishe bosi muto we yari yasinze cyane, ari nyanga. Ahita amubwiza ukuri, urabizi umuntu wasinze rero avugisha ukuri. Amubwira nyine ngo ko atamukunda, ngo bamumutsindagiraho. Avuga ko ngo hari undi mukobwa ngo anywa amazi ngo akamubona mu kirahuri. Niba rero yagiye kwiyahura mu modoka ariko menya ari byo yararimo, niba atari ibindi yararimo se, abakire nabo si abantu. Gusa njye ikintu navuze ni kimwe, kiriya gipeti cyane ntabwo kizi biryoshye. Uriya mukobwa ari nkanjye se, buriya kiriya kizubazuba koko nicyo gukatira. Umwana ukaraba amatasha, umwana nkuriye inzobe iraka, ukuntu agenda byonyine. Sha imbaga zibona abana koko, ari nkanjye ngo nkwereke. Papa Bucuri yari umuzamu ubundi ugifite amaraso ashyushye, akibaza aho yamukura akahabura. Abafite inkwi ko barya ibihiye, uwe sariziye nk'ufite. Ibyo nibyo Papa Bucuri yibwiraga, ariko ari kumva izo nkuru zo wamubariraga inkuru nyine amubwira iby'epfo n'ibya ruguru. Nkaho yakamubwira ati tuza shareka kwirya akagura no kwikina. Umuzamu rero yakomeje kumubwira ibintu nk'ibyo, abwira Papa Bucuri, Imana imutabare disi ahita akira. Uriya muziranenge se Rize ndamwikundira n'umwana mwiza, ntabwo afite imico nk'iya ba nyina. Papa Bucuri ariko nubwo yibwiraga ibyo, nawe yahise yumva agize urwikekwe. We yarazi ibyo yakoreye Rone. Akeka ko aribyo byatumye Rone agira ihungabana, akaza akabwira umwana w'abandi nabi. Bigatuma rero Rize ngo umuziranenge akora impanuka. Rone ageze ku bitaro ahahurana n'ibihe byiza, asa kuko yasanze Rize aribwo arimo kweguka. Barimo bamunywesha icyayi. Nuko aramwegera, kuko amagambo yari yarayamubwiye yahise yibuka yose. Yamubwiraga Rize bamuha ako gapotaje nyine, bakamusuka gake kanamunaniye nubwo bari bavangiyemo ibintu byinshi by'intungamubiri. Rize kibona Rone yatangiye kurira, umujinya mwinshi, ndetse avuga ko adashaka kubona Rone mu maso ye. Gusa Rize yari akimerewe nabi ndetse ntiyararimo no kubasha kuvuga. Rize, I'm sorry. Rone yavugaga ibyo, Rize amarira arimo amumanuka mu maso, yuzuye ku matama. Nubwo yari afite ibyo bipfuko nyine byazengurutse ku mutwe. Ababyeyi babo bityo bakoze, mama Rize na mama Rone barakomeje barabitegereza gusa uko bateteshanya. Bo byaranabashimisha kubona bari guteteshanya, ntacyo rero bari kurenzaho. Ikindi kandi kugeza iyo saha bari bataramenya uko byagenze n'ibyabaye, n'impamvu yabiteye. Ndetse Arno abonye ibyo Rone arimo, Arno yahise arakara cyane. Arno yarakariye cyane Rone, kuko Arno barakuranye bose na Rize na Rone, kandi inshuro nyinshi ni mama Arno wabaga barimo kubarera, abajyana no kubikinisho naye hose. Arno yabonaga ko byose nta kindi byatewe na Rone. Arno yabonaga ko Rone ngo yabaye ikibwango, bigatuma ateza Rize ikibazo gikomeye. Arinagira umujinya mubi, yari yarakaye cyane. Arno nije erega Arno yagiye no mu gisirikare baramwirukana. Niba ari mama Rone wamwirukanishije, niba byaramunaniye ngo kubera imijinya, Arno yakomeje gushinga iryinyo kuri indi yarakaye. Aravuga ngo Rize naramuka avuyemo ngo azereka Rone uko intama zambarwa. Nuko gusa Rone we ibyo yararimo yireberaga nyina, kuko nyina kuva avuye hanze nanone ntaranamusuhuza, kandi hamaze igihe ntibaranavugana n'ijambo. Nyina w'ibyo niba bimureba aba yibabarijwe na Rize. Gusa nyina wa Rone niyo yumvishe gusa ngo umubungurumye Rize, ahita amira amababa akabura ipfa na ruguru agasara, agahita ashakisha ubutabazi bw'ibanze.
yadatabaje ahita ajya gutabara. Nuko Rowan asuhuza mama Warize aramusekera amusuhuza neza yishimye. Mama Rowan bazamura umutwe yikiriza awumanura yanze kugira n'ijambo avuga yirebera muri telefone muri chat. Rowan abonye ibyo nyina bamwigiraho arasohoka agenda ajya kurushaka akayaga ngajya ku rundi ruhande hirya rw'ibitaro ahantu abantu bose baba bihagarariye yagira ngo agiye gushyira ubwenge bwe ku murongo. Arunabonye ibyo yahise asohoka akurikiye Rowan aragenda ahita amufata mu mashati aramukwida nyine. Yahise yegura Rowan amukubita ingumi mu maso atanarebye aho ayikubise. Yahise azanye igishyundu ahita abyimba mu maso gicucuwe. Ariko se ni gute ukora ubugoryi nka buriya? Ni gute ukora ubugoryi nka buriya Lize? Amugaruza indi ngumi y'imoso. Umva bro, umva ariko Rowan yatangiye kwisobanura kuri Arno bodyguard wabo. Arno biziranye kuko barakuranye si ubwa mbere barwanya. Bajyaga barwana kera abandi bagiye ku kazi Antaga bari bubahoshe. Hanti bafite ukuntu abafata bose abafata nk'abana b'umuntu umwe. Hanti nawe ngo Arno yakazanye kakira agahinja na Rowan bamutwite. Abaravutse rero barakurana. Ngo numva iki? Ubu ngiye nyuba gukundurira mukobwa wa Julius se. Ndabiwewe urimo urasuzuguza Lize. Ejo wamusuzuguje imbere y'abantu bose hariya. Lize turamwubaha. Lize aguha agaciro, aguha umwanya. Lize nta wundi musore afite agaciro. Uzi abantu baba biruka kuri Lize, ariko Lize ntago ajya bemerera. Ibyo byose ariko Arno yabivugaga arimo gukubita Rowan. Yakubise Rowan arihaza abantu bose ku bitaro barabimenya. Ariko Rowan yari atuje gusa. Kubw'ibyago rero amakuru yahise agera kwa mama Warize na mama Rowan ngo abantu banyu ngo baricanye. Basutse bihuta barinda babagera iruhande Arno kirimo kumukubita. Arno ugiye mu gisirikare bakamwirukana. Icyabacanze nta kindi ni uburyo Arno yamukubitaga. Nta mikino, nta n'imiyaga. Amukubita cyane akubita Rowan. Ariko iki ni igisazi, uri umusazi. Ubundi ibyo bitinya gute? Wankubitira umwana gute muri ubwo buryo? Icyo ushaka uraje ukibone buretse nze nkwereke. Uzi ko nta n'agaciro ufite wo kuba wanamufungura imishumi y'inkweto. Mama Rowan nawe yavuze ibyo arimo gukubita urushyi Arno. Ariko Arno uyobewe ko Rowan ari boss wawe? Mama Lize nawe yahise afata ijambo. Ibyo ntabwo bizi. Anti nawe yarahageze aje kugemura araza ahita yegera Arno atangira kumuhana amubwira amagambo ari we nyine. Mama ninjye bwa Arno ngo nkubite kubera amakosa yanjye. Ejo nakoze amakosa. Ejo narasinzi. Uyu munsi Lize aryamye ku gitanda. Wenda yari kuba yanapfuye binturutseho. Reka rero nkubite. Ndabibona ko ari amakosa yanjye. N'amakosa yanjye mama. Reka ubucucu Rowan. Muraho ubugoryi n'ibintu bidasobanutse. Umva ihita umumagarira kuri polisi ahita abwira undi mushoferi wari wabazanye. Uyu bamujyane kuri polisi bamumpanire. Nzi uburyo bari bumuhane. Ahamara nk'iminsi nk'itatu. Agarura ubwenge neza ndabona atangiye kwigira nk'aho adafite ubwenge buzima bukora neza. Ariko ngiye bimuransetse mu Rowan. Ni gute se umuja nk'uyu mureka agakubita boss we mugakomeza mukamuha akazi? Njye nahita nyirukana ariko burya. Mama Lize nawe yahise abwira mama Rowan. Nuko mama Rowan ari imyose. Mama Rowan yasuzuguraga abantu bakeneye cyane. Yasuzuguraga na Arno cyane. Nuko atari umuntu utekereza undi mama Rowan Arno bitewe n'igihe bamaranye yakamufashe nk'umwana we. Kuko yakaba yaramureze. Akanase gahaje ari agahinja akaba hasaziye akuze gutyo ari umusore mukuru. Umusore urenze kujya no mu gisirikare ngo bakamuhagarika. Mama Arno ntari buke yankubise ari ngiye mutegetse bimusabye nka boss we. Nanjye rero boss agira undi umuruta. Ngiye kumuhana kubera itegeko ryanjye. Kandi ukamvangire muri gahunda zanjye. Wese wanegeka ibyo gukora. Uranyumva neza Rowan? Uyu ntacyo ari cyo uyarasuzuguritse. Yavutse ngasuzuguriki. Ni insuzugurwa. Erega nibyo umukira aritsamuye polisi irahagera. Bihita bafata Arno. Anti we ikintu yakoze mama we nyine Anti yakundaga Arno cyane disi. Anti yatangiye kurira. Ararira mama Rowan we yari busy yabwira abapolisi ngo bamuhane amenye gutandukanya umutuku n'umukara. Ngamenye ko agomba kubaha boss we. Iryo fungo rya Arno rero Rowan we ntiryigeze rimushimisha. Baramufashe baramujyana bamuriza Pandagari. Ariko se ubundi umuntu atekereza ate gukubita boss we? Menya narabitetesheje. Niyo mpamvu binzoye. Ubundi ufite amafaranga. Ntazongere gushaka kutumenyera. Urabona garankubitira umukwe di? Inumbwa. Uyu uriya ntacyo ari cyo. Nta n'icyo avuze. Mama Rowan akomeza gusubizanya na mama Warize gutyo. Ariko bonaga mama Rowan yangara n'urunuka. Ndetse mama Rowan yumvaga ngo icyo akoze ngo aricyo kintu cyanyacyo cyagakozwe. Ngo polisi igenda ibamuhanire. Nuko Rowan bamushakira umuforomokazi aramukanda kuko bari ku bitaro. Baranamuvura nyine kubera ingumi yarakubiswe. Bamuha ibinini ngo by'ibikaroma nyine yari yavutse byabyimbye mu maso. Ariko umwana wanjye agira imijinya myinshi cyane. No mu gisirikare nicyo bamwirukaniye ngo kubera imijinya ye. One Anti urarimo gusubizanya na Rowan bibere ku ruhande we barahuza cyane. Aragukubise nta n'impamvu.
anti akibwira ibyo Rowan, anti ariko urumva umeze ute anti, cyangwa uri murijijisha gusa kandi mu mutima urimo kubabara, sibyo ngibyo wajya gumbwira nanjye? Rowan, kuki umbwiye gutyo? Rowan yari arimo kwiganira nyine na mama wamureze w'umukozi w'iwabo. Mama Arno wibabara, sibyo? Ngiye gushaka uburyo mukuzamo, ngiye guhita njya kuri polisi. Rowan yavuze ibyo ahita ahaguruka ajya kureba abapolisi. Bije aragira ati rero muri aya masaha njye ku kazi ntabwo nari ntuje, nubwo mabuja atari ahari ndetse narizi, nta munezero habe namba nari mfite. Ibyo nakoraga byose mu mutwe wari wuzuyemo ibibazo gusa n'agahinda. Ati nyiri muri urwo nyine muri ayo hahise haza umukobwa wambaye inifomu z'akazi zimeze nk'izanjye, ndetse uwo mukobwa nabonaga ameze nk'aho ari mushya muri groupe yacu mu dusanzwe dukorana. Witwa Biju, sibyo? Sowe Biju. Kubera iki? Ni njyewe nawe bagupangiye gukorera hano? Iyi ni njye ahubwo bahapanze, nsigira ibyo bikoresho byawe, hanyuma ngo uhite ujya kwa mabusha, ujye kuri ofisi. Bambwinga ibyo wari gukora ngo usibwe binyeretse ngo ngusimbure mba njye mbikora. Kubera iki? Gusa ikibazo niyo wakibaza. Niko bambwiye kuri ofisi. Mabusha nikambwiye we ngo ugiyeyo unsigira ibikoresho byawe ngo uhite unanyereka naho wari gukora. Nabigenje nk'uko uwo mukobwa mushya yaraje abimbwira, bitanganiye kuri ofisi. Mageze nsanga umuntu wadupangira akazi arimo arabwira buri wese uko ari bukore, uko ngewe aho nkora bari barampangiye. Iyo ufite ahantu rero hahoraho uhita uzindukira nyine utaneze kujya gutonda umurongo kuri ofisi, keretse ari nk'ibintu by'ibirori, ibintu birangira uwo munsi umwe nibwo kubukeye mwongera mukagaruka, keretse nyine yari nk'amanama cyangwa ikiraka cy'umunsi umwe babonye. Nuko mugeze hari gupangira abantu akazi arambura ngo ngiye ngo mbe ngiye ku ruhande, ndategereza amaze kurangiza gupanga abantu kubashyira ku murongo. Njye numvaga nifitiye n'agahinda ku mutima k'ibyo mazemo iminsi, nako kazi numvaga ntazi ikibazo kibaye. Ubonye uburyo agahinda nari mfitiye wagira ngo wenda banteye indobo, baranyanze. Ariko muri iyo minsi nibwo urukundo rwanjye mu mutima n'urwa Rowan mu mutima rwabyagurukumaganaga cyane. Nabyumvagamo nubwo ntavuganaga na Rowan. Nyuma y'akanya abakozi bose bavaho berekeza mu kazi baboherejemo, nuko umushefu tena arampamagara muri ofisi. Mabuja nta kindi kintu yarengejeho, yahise amereza bahasha. Mabuja, iyi baruwa se ni iki? Ntuzi gusoma se? Ntiwarangije ngo segonderi? Ifunguro yisome. Umuntu se yarangiza segonderi atazi gusoma akabaza ikibazo nk'icyo? Yanditse mu Kinyarwanda. Ntisoma gusa umutwe w'amagambo, nari nabuze icyo ndenzaho. Bahamagarije ku kazi. Sinabashije no kumwisobanuraho cyangwa gusaba imbabazi kuko nta mwanya yampaye. Kuko nkitangira gusoma we yahise ahaguruka arasohoka. Ansiga muri ofisi nicaye kuri izo ntebe zo ku ruhande nyine. Birembuje no kwicara ku izenguruka y'imbere ye, nicara kuzo ku ruhande. Impamvu ngo maze iminsi 2 ntajya ku kazi, ngo nta nubwo nigeze mbivuga. Iminsi 2 ngo company ntizi impamvu rero ngo ntagaragara, ngo gusa nshaka akazi. Aka kazi kacu gaciriritse yewe. Mabuja ariko nuko nasohotse mukurikiye mwiruka inyuma. Mabuja ariko ngewe rwose nyire muri ayo ahita zamura ekuteri zibundi zibazi ri mu gituza kizamanutse utugozi twatwo nukazishyira mu matwi. Azitsindagira mu matwi cyane bisobanuye ngo sinkomeze kumusakuriza. Numvaga ari igikomere kigeretse hejuru y'ikindi. Nahagurutse ndeba utuntu twanjye nuko nangira kugenda gake gake. Ariko ndi mu muhanda imodoka nabonye niyo ni ya Rowan. Nariyiboneye rwose ndayimenya. Sinzi hano yaragiye yatwaraga yihuta, ngerageza kuyisifura ariko nanjye nari nyibonye yarenze. Higeze nyumva ntabwo disi yambonye, gusa njye nagize ngo wenda aranyirengagije. Nagize ngo wenda yatangiye gushyira mu bikorwa ibyo papa Pucuri yamubwiye nganyikuremo. We wabigenza ute? Neze ncikira intege rimwe bitewe nuko bamaze kunyirukana ku kazi. Na Rowan nari nishingikirije yanciyeho. Numva ncitse intege, ngeze imbere mbona agatebe ku majaride ko ku muhanda nkicaraho. Natangiye kurira. Izo ni quartier rero zo mu bakire nyine. Wa muri iyo quartier hahise hanyuraho wa muhinde wapfubye Dado ari kumwe na mugenzi we, bameze nk'abari kurushanwa gutwara moto, ngo bari kwiga udukoryo kuri moto. Dado mbonye ahita akata aza nsanga. Bitesi baby, bitesi. Ariko cyari cyo cyamenye ugiye hese. Uranyibuka? Hari baby mbonye mwana yancitse ahantu habura gato. Rowan we ageze kuri polisi asanga bwo Arno barimo bamusora bagiye kumwinjiza ahantu ngo bagiye kumuhanira. Akimubona nta kindi yakoze yahise agenda yihuta asanga abo polisi. Mwe muretse nje gukuzamo uyu muntu. Ibyo nje kubisobanura. Ubisobanura nkande? Mu buhe buryo? Rowan yarabasubije. Ibyo byose no kuba ari hano nijye byaturutseho. Ni ngiye uvugwa ko yakubiswe. Ariko ushobora kubona kubitiye ukuri. Wituvangira. Nimwanga kunyumva rero ikibazo cyanyu ndakizamura. Ndakigeza ahantu habarenze nk'inshuro nk'enye. Rowan abwira aba polisi abasobanurira ibintu byinshi, abashyira ku murongo, abahati Ikinyarwanda, nuko nabo bashyira mu gaciro bumva bifite ishingiro. Nyuma yo kubisobanura yabajije kuva aho ngaho kuri polisi, nuko agarukana na Arno. Gusa Arno yaragifite umujinya, yarakirakariye Rowan.
umva bro, ndabona wagiye kuri turabandi ntongere kunkubita, wambabaje kabisa. Nemeye ikindi urabizi sinahangana nawe, wagiye mu gisirikare, njye nta kosi nzi, nta myitozo mfite, we nkubitero nk'uko wakarwanye n'undi musirikare. Umva Peti, wandakaje kabisa. Aramubwiye atyo, ariko ntabwo ari brage bro, njyewe uriya mubebe rwose ntabwo mwiyumvamo, ntabwo mukunda muri ubwo buryo mu rugo bari gushaka kumpatiriza. Ikindi njyewe nkunda mu rugo ntibashaka kumpana nawe, ndetse niba noneho babyinjiyemo nabo ntibanshaka. None yavuze ibyo urimo yongera umuvuduko w'imodoka, yari afite umujinya wagira ngo bari bamusembuye. Nicaye muri karitsiye, hafi ya karitsiye zabo, ahantu hatuje muri jaride, ngo ntebe muri jaride. Uwo muhinde rero atangira kunyegera, atangira kunkorakoraho, azanitaho nirakari. Njyewe sinamwibukaga, ariko yaranyibukaga. Atangira kuntereta, abonye ko ntamwibuka neza, ngo nimuhe nimero za telefone. Wanditse ariko mpita mpaguruka nshaka kugira ngo mpave ngende nihuta muhunge njya kwicarira hano ngumane umutozo wanjye. Numvaga guhita njya mu rugo nkajya kuryama bananyirukanye ku kazi, nkumva ashaka kubanza kubona igihe nyine ngo nkureke nzi ibyatubayeho. Ntabwo uzi ko se byahaburaga gato, niba ibyo yarabimbwiraga kugira ngo mbyibuke, simbizi cyaragamije. None ntabwo tubikora nka kwa kundi byagenze, sibyo? Ibigeze ko ntabizi se bijara tubwira tugiye umunsi sinabyibukaga neza, sinamwibukaga neza kuko yari yamwesheje kinini nasinzi. Sinzi byakurikiyeho, sinamwibukaga neza, ariko nabonaga isura ye, ishusho ye, amaso ataraye. Umva baby, none wowe makanamba kawe, ibindi tuzabivugane twiturije. Ibyo cyabivuze gihagaze imbere yanjye. Najya akanyitambika, nagaruka akongera akitambika, nagira gutya nawe akagira gutya. Nahise ngira igitekerezo sinzi ukuntu cyanjemo cyo kumuzamuriramo ivi nkamukubita ivi ry'ahantu runaka. Nazamuye ijipo mu kubita ivi, asigara yunamye arimo kwikanda, yumva uburibwe, yumva ingene bisosera. Njye nahise ngenda niruka, umwana w'inyamirambo. Njye nasabaga Imana ngo ubwo bubabare bukomeze bumuzengurukemo, akomeze yuname. Mushuti wabonye ibyo ahita nyirukansa, umuhinde Dandu abanza kunamaho gake, aje asimbagurika nawe ariko yifata akongera kunama akahafata. Ryari ryamugeze ahantu runaka neza iryo vi. Njye nirutse rero nkomeza umuhanda wose, mvuga nti imodoka nizi tubona banyirukansa wenda ziraza guhagarara batubaze ibiri kujya mbere. Ibi nabyo none ibi by'ibihinde byo mu bakire ni nk'ibisazi, biba bishaka kwigira nkaho ngo bijyakandagira n'abantu bose, bimenyera abantu bose ngo kubera ifaranga. Umwe rero niwe wakomeza kunyirukansa, undi yaza akasimbagurika akongera agahagarara namubabaje. Muri ako kanya rero ni nabwo Rowan na Arno bavaga kuri polisi, kandi umuhanda bagacagamo wari uwo nguwo. Barambonye bahita bamenya, ndetse babonaga niruka hari abantu banyirukansa. Rowan abibonye ahita fata feri itunguranye, benda guca mu kirahure cy'imbere. Ndakubwiza ukuri, habuze gato ngo akoreshe impanuka imodoka yari inyuma ye. Arno ahita asaba Rowan gushyira imodoka ku ruhande kuko yabonaga Rowan adameze neza. Arno ntiyaramenye n'ibibaye kugira ngo nyine adateza ibindi bibazo. Yabiyo modoka rero bahita bavamo batangira gutonganya Rowan, bamubwira ngo ibyo yarakoze, Njye rero kuko icyago ntise nanirwa nuko wa mushiti wa muhinde wa Dado abarankuruye, abaramfashe. Ikintu nacyo kiza gitaragurika gicumbagira cyifasha ahantu. Muri ako kanya rero nari ndimo ngerageza kumwiyaka, turimo gukirana mpumekera hejuru. Oya nirimo no kwahagira bitewe n'ukuntu nari ndimo niruka, ngira ngo mbacike mbasige. Musige nyine asoma plaque azajya benyibukiraho, anancikeho. Icyo cya Dado rero gishuti cya Rowan nicyo cyari mu cyuma gihumekera hejuru, moto bazisize hirya. Ariko se shusho, gushaka ushaka urukundo rwacu rutangira twirukankana gutya, ushaka urukundo rwacu ruzaba rw'insazi kutanansiga. Cya Dado cyatangiye kwivugisha ibyo. Tubizi byatubayeho muri ya hoteli, nukuri nari nakwikundiye, reka twicare tuganire. Kivuze gutyo numva ndakibutse, nibutse n'ukuntu ngo byagenze. Ibyo cyabivuze kirimo kinyegera kisekesha, kijyana umutwe pfuna ruguru nk'abahinde baba bigira, bawuzengurutsa nkaho udafashe ku ijosi. Ashatse kugira ngo aze amuhobere umushiti we, abasanga umugabanije imbaraga yari yamfashe, mpita mwiyaka vuba bitamusunika. Nagikubise urushyi ruza ari integuza rwa kabiri. Ariko wa mukobwa ubundi kuki wigira ishyano, umubita gute? Iki kiganza cyawe nta kindi gishinzwe kuzajya kinkarisa, ntabwo ari cyo kunkubita urushyi. Ntuzongere uwo mukino ntabwo ari w'abakobwa wo gukubita n'ishyi. Twebwe dukina ibyo bita kabade, kandi nta mukobwa uzemerewe. Hari n'undi mukino wo gukubita n'ishyi, ukakubita urushyi rukumira. Gishaka rero kukumbwira ibyo kiza kimpobera ku mbaraga, nanjye ndwana no kumwiyaka n'inyorongosora nyine mu maboko ye. Dado, ndabona urimo kurya shona umwana mwiza. Rowan yavuze atyo ava mu modoka azaga naho turi. Rowan. Dado yahamagara icyo Rowan nyuma ikamubonye. Se Rowan, Rowan! Nanjye mbonye umuntu ugiye kumfasha akantabara, ugiye kumba hafi, mpita mvugira hejuru.
namuvuze mu ijwi ariko ritari ryo gutabaza gusa ahubwo rivanzemo n'urukumbuzi, nuko mpita mvugira hejuru, Ron, ibi bintu wibyivanga mu mani sibyo, iki cyana ndagikunda, witureka twikomereze. Dado bwiye cyo Ron, kuki se ntabijyamo? Dado, eriguye ni sheri wanjye, she's my girlfriend. Dado yise atekereza ibintu byinshi icyarimwe mureba mu maso, itarakarangira ngo yanatekereje ko ari nayo mpamvu kuri hoteli niyo yangiritse, ndetse Ron akaba ari nawe wamukubise cyane mu mujinya mwinshi, ndetse yari yabonye tunasomana musoma cyagiye yanywesheje cya kinini. Cyese kivaho bubona ko bitamushimishije nta n'ikintu arengejeho, bahita basubira kuri za moto zabo ngo barimo bariga udukoryo ngo muri uwo muhanda, bahita batureka. Ron rero yese anyegera, turahoberana cyane, twari dukumburanye, nanjye namuhobe mfite agahinda kenshi, numva ari nk'umuntu nakabwiye ibintu mfite byinshi byandenze nakabibwiye, numira mu gituza cye, birangira ndimo kuririra mu gituza cye, nararize cyane. Uwo ni Biju ukomeza atubwira, Aruno nawe yarabyitegerezaga, Aruno mu mutima ati rwose rize, ashatse aba bantu yabareka akabaharira barakundana. Ron, kuki ejo wagiye ukava mu rugo nta n'ikintu na kimwe usize umbwiye? Ibyo nawe mubwira ko ndimo kurira kubw'ibyago. Rero mu gihe tukigundiranye gutyo ndi kumuririra mu gituza, Ron arimo kunetesha mama Lize na mama Ron, imodoka barimo yabisekanaga nahiye Baroni yaturutse, ngira ngo bari baje kuri polisi kugira ngo babwire abapolisi ngo baze gukanda Runo, batazi ko Ron yamukujemo. Izo ni quartier zabo zo kwitoga, nyine ni quartier zugera ukabona ari z'abakire. Mama Lize abonye imodoka ya Ron ahita abwira mama Ron ngo ahagarare, ngo bahagabwire shoferi ahagarare. Yibaze impamvu Ron nyine yaba yaparitse imodoka aho ngaho. Ron we yararimo kunetesha, anetesha mu buryo budasanzwe, anampoza, yumva byatera indi ntambwe, yumva byagera kure, ahita ashaka no kundya iminwa. Amatire française, inshuti neza amatwi. Ibyo rukundo se ntubizi? Nanjye nahise nirekura kubera urukumbuzi, nukumva nari munyotewe. Mu gihe turimo gusomana, mama Ron na mama Lize bari bamaze kutugeraho neza neza, basanga twibere muri ibyo, basanga turi muri ayo, turi muri urwo. Aruno bitewe nuko bamuhabuye ari no babosi be, we yahise yikanga, nubwo ubundi baramureze akabisa ababyeyi. Ron, uri mu biki? Urimo urakora ibiki ku Karubanda? Ariko uziko umuhungu wanjye bamuroze disi, ujye baramuroze. Mama Ron yavuze atyo kuko mama Lize niwe warubajije icyo kibazo. Mama Ron we yari yumiwe, duhita twikanga dushigukira hejuru, nuko duhita turekurana. Nshuti neza amatwi, Bije aragira ati hagati y'abo babyeyi, hagati ya mama Lize na mama Ron, ntawizeraga ko ari njye ndi gukora romance mu muhanda n'umuhungu wabo. Nibimvishaga ko ari njye ndi guhanatiriranga n'umuhungu wabo. Muri bo ntawizeye ko ari njye wakuramo umukobwa wa mama Lize. Uzi ko nariko basuzugura abantu baciriritse, none ngiye mu nyamasuku umbukirina, ntabwo bimvishaga ko umuhungu wabo yasomana nanjye mu muhanda. Oya, kisi nk'izo zose nta kintu yitayeho, ndetse nanjye ndimo mumufatafata mu gituza no ku matama mwiteteshaho, nazamuye akaguru kamwe, nagiye kure mu rukundo. Nabyumvise kimwe mu muhanda rwagati n'umufiance wa bosi wanjye. Ni bosi wanjye kuko ariwe musukorera icyumba. Jewe rero nta makuru nari mfite, wenda ko baba barambikanye impeta, ayo nayo nari mfite. Ron, wa mwana we, kuki wahisemo ibintu nk'ibi? Kuki wiyemeje kudusebya bigezaho koko? Ariko wa mwana we, izina ryacu urarizi cyane, nka wa mugani ngo wambaye ikirezi ntamenye ko kera. Cyangwa nyina yamuhase icyo kibazo. Bisharagira ati njye cyo nakoze naratuje, ndaceceka ndaruca narumira, harimo n'ikimwaro n'isoni no kubura aho ndigitira, ariko kandi mu bwoba bwinshi. Umva mami, ndamukunda, niyo mpamvu ndamukunda, wongeraho ngo cyane cyane, ndamukunda cyane Biju. Yavuze atyo, shut up, nta soni ziba. Nyina yahise ava mu rushyi araruzamura, yagira ngo amukubite urushyi rw'umujinya mwinshi, nyine bimwe bavuga ngo yamukubise urushyi rurumira. Ron, ndavuze niyo mbivuga nikanze, mbona ko bagiye kumbabariza, ko bagiye kunkubitira sheri, nina nibagiwe ko ari nyina. Fosh girl, nta soni, injeje nkaho se ndavuga nayo ikavuga, ushaka kumvugiramo hitu ziba. Mama Ron yahise anshecekesha. No mama, oya, mureke yikange, wenda birakwereka ko hari umuntu unyitaho. Ureke mwebwe, reka yikange, mureke yikange kuko arankunda, si nkamwe mumufata nk'igikoresho. Ron yavuze atyo, mama wa Lize we yahise abura hari gitira, nawe yumvise yakikubita hasi, yarateye nk'umukobwa we, ngira ngo yumvaga yahita amera nk'amababa akavaho ngaho kuko yabonaga bari guseba, we yumvaga ari ibintu bitanabaho. Ikindi mama wa Lize regana waranzi, iwabo se siwo nkora amasuku, siwo nirirwa muri ibi byumweru bingahe kurikirana. Oya, ibintu ntabwo byashoboka, nshobora kuba ndimo kurota.
ntabwo ibi byabaho mama Rowan, ntabwo byabaho. Oya, nizere ko ndi kurota. None se Rowan, hanyuma Lize we, Lize uryamye hariya mu bitaro, ubwo uramuvuga iki? Mama Lize yabajije icyo kibazo. Mami, uriya rega Lize sinzi mu byo muba murimo. Mama Lize suriya si mushiki wanjye, njyewe mukunda nka mushiki wanjye cyangwa inshuti yanjye cyane, umuntu twareranywe, nta kindi. Rowan, garura ubwenge, uyu mukene, uyu mutindinya kujya ni wowe wagakunze, wabaje unjije ukamenya agaciro kawe, ntabwo twakemera ko dusebya. Mama Rowan yavuze atyo azanyigira bishatubwira atazashaka kunkubita urushyi, yandakariye cyane, azamuye ukuguru urushyi akishaka kurumanuriraho. Rowan ahita amufata akaboko. Mama, birahagije sibyo? Iyubahe nanjye kandi nyubaha. Birahagije mama, birahagije, tutarenza. Mbabarira rwose udatuma ngusuzugura. Sinkubaha mama, ndakubaha urabizi, hari na byinshi nirengagiza, mbabarira. Uyu ni umukunzi wanjye, n'ibyishimo byanjye, kuki mutabiha agaciro? Uyu niwe tuzarangizanya ubuzima. Rowan yavuze atyo ari kumvugira, afashe akaboko ka nyina wari uzamuye urushyi ngo arunkome, nuko Rowan akarufata, abivuga kimufatiye akaboko hejuru. Akaboko ka nyina yahise akashyira ku ruhande. Rowan yahise amfata mu mugongo nk'umuntu wenda kunterura, nuko asa nk'unsindagiza, ubona nyishimiye kumfata, ahita nyinjiza mu modoka ye. Arno we yaribereye mu modoka ntacyo ari gukora, kuko n'ubundi bari bagiye kumufungisha yabihoreye. Ibyo Arno byo ntibari bakiri no kubyitaho, nuko batangira urugendo anzana mu rugo. Njye nari mfite ubwoba, bishara tubwira ati icyo nakoraga mu modoka nta kindi uretse gutitira gusa. Numvaga hatangiye intambara n'abantu b'abagome, bari abamama ndabazi, numvaga ntazi bizakurikiraho. Ubu ni Bijou ukomeje kutubwira nshuti neza amatwi. Ariko ubu nabyaye iki? Rowan, uri igicucu, ufite ikibazo mu mutwe, hari iburu yafungutse, ubundi ubu koko ndavuga ko nabyaye iki? Mama Rowan yavuze atyo bageze mu modoka yivugisha. Mama Lize nawe yari yabuze icyo avuga, ndetse ikiwigi yari yambaye mu mutwe igiplante, nubwo ngo ari gihenze ngo ari cyo muri za Brazil, yumvaga kiremereye, yumvaga cyamubanye nk'umutwaro ku mutwe, akumva yagikuramo agakijugunya. Yinjiye mu modoka, umushoferi n'undi bodyguard babaherekeje, uretse Arno we waribereye mu modoka twe twarimo, kuko bari bavuye kumufungisha. Rowan amuvuye kumufunguza, twebwe mu modoka yacu. Arno we yaje ari guseka gusa byamurenze, ari nka filime y'ibuntu yirebeye. Reka nawe byagusetsa nshuti neza amatwi, ari wowe uhabaye uzi amateka yabo. Arno we yasekaga yibaza ngo uburyo ashimishwa na Rowan, kuko iyo ngo yashyizemo ikintu ngo nta muntu ujya ubasha kukimukuramo. Bijou, wicecekere mama, icecekere sheri wanjye, icecekere rwose. Rowan we ntiyagutererana, ibyo byikuremo, ntabwo nakureka ngo heranwe n'agahinda, ibyo ntibibaho, never ever never. Bijou aragira ati inshuti neza amatwi, uruhande rwanjye umunsi njye wari mubi cyane, ati nagerageje guhuza ibyo bintu by'uruhererekane byambayeho muri icyo gitondo, havaho kimwe ahita yikubitamo ikindi. Kuri icyo gitondo uwo munsi byari byagiye bimbaho, yewe nahuye na byinshi. Mvuye kwirukanwa ku kazi, nahuye na wa muhinde wapfubye itesha mutwe ngo ni Dadu, yarangizanye n'umuhinde wapfubye, none hinjiyemo n'amabukwe, mabukwe w'umugome cyane. Mbega umunsi mubi, menyamana natangije akaguru k'imoso. Uyu munsi utangiye utya sinzi kuribwire neza, nibeje byinshi mu mutima, ariko nibuka ko Mama Lize avuze ngo ibintu Rowan akoze ngo akabikora kuri Lize, ngo kuri iyi nyandagazi. Mama Lize yabivuze ari guhigima, anashingira iryinyo kuri ndeba abagore n'inkunguzi. Mama Lize se wnjya mwizera, nawe mba mbona ari umugome ari nka Mama Rowan. Muri iyo modoka rero biba ngombwa ko nshaka kugira icyo mvuga. Ariko se Rowan, wowe na Lize mwamaze kuba bafiance byaremewe n'amategeko? Namubajije ikibazo nitaye ko nari muri iyo modoka. Oya, ntabwo turaba bafiance, gusa ababyeyi n'imiryango yo niko ibishaka, nibyo ngo bateguye, gusa njye ntabwo bigeze babinsaba mu bujyanama, njye sindimo, nta nama bigeze bangisha. None se warabyemeye? Ariko Bijou, wambara utambabaza koko, waretse burage koko, gusambaza icyo kibazo gute? Ubwo se nabyemera gute kandi uzi neza ko ngukunda Bijou? Ubwo urumva nabikora? Njye ntabwo njya nkora ibintu nk'ibyo by'amafuti, ntabwo nshobora gukora ikintu nk'icyo njyewe. Ndetse yaratangiye no gusa nk'ubirakariramo ansubiza gutyo. Tugeze mu rugo rero niho bari banzanye, dusanga mu mapucuri, ariko Arno we twari tumusize ruguru, arimo arakora akazi ko mu rugo. Arno yahise yifatira akamoto. Mu mapucuri yatangajwe nuko ngarutse mvuye ku kazi, nkagaruka hakiri kare mu gitondo cya kare, hatari ibisanzwe kuri njyewe nagiye mu kazi. Natangazwa nuko ngarukanye n'umuntu bambujije ko tugomba kuba turi kumwe. Yaraguye mu rujijo rero. Nk'umudamu wahawe uburere n'iwabo, yahise aduha karibu, yanga kujya muri byinshi. Gusa yatangajwe no kubona Rowan, kuko yumvaga uburyo Papa Pucuri yaraye amumbujije, yumvaga atahagaruka. Yari yamwiyamye cyane, yumvaga atazagaruka pe. Bose muto, amakuru se yaho muturutse?
mama Pucu arasuhuza Ron muri ubwo buryo. Mama Pucu, ese kuki unyita boss muto? Njye koko nubwo haba hari abandi babinyita mu bo mbere boss nubwo iryo zina ntarikunda, wowe urimo? Njye ntago ndi boss wawe. Cyangwa mama Pucu, nawe mu badashaka kumbona nawe urimo? Nawe ntago ushaka kumbona? Mama Pucu, nawe uranyanga? Yavuze atyo mbona barasetse, mama Pucu arasetse, nsiga barimo gutera blague, nuko ninjira mu nzu. Ndetse sogokuru ayo masaha ni amasaha yo kujya kurambura amaguru ananura imitsi, abagiye nyine ngo muri siporo ye n'agakoni muri karitsiye yihoteramo n'akazuba. Yarataragaruka rero, ayo niyo masaha yo kunanura imitsi nyine. Nshuti neza amatwi, Bije aragira ati iminsi yaricumye bigora cyane Rowan, byaramugoye biranamunanira kwikuramo kugaruka iwacu. Ati muri iyo minsi nubwo yanyuzagamo akajya ku bitaro, wenda akajya kureba uko Liza amerewe. Liza nyine wari waragonzwe n'imodoka. Uko iminsi yagiye yicuma rero niko ubuzima bwa Liza bwagiye bujya ku murongo, agenda amererwa neza, ibikomere birakira, kuko ari n'umukire, bamusize imiti rwose ifatika nubwo hari ku musatsi, birakira neza, ntabwo ari kumenya ko yakoze na accident. Nyuma y'ibyo byumweru bibiri Liza yavuye mu bitaro, nuko agaruka mu rugo. Twebwe rero mu rugo kuko banyirukanye ntaranahembwa, ibijyanye n'agafaranga byatangiye kugorana. Bigorana bitewe nuko contribution yanjye ku kazi bampagaritse, umucango wanjye nyine. Amafaranga yanjye inkunga nini yateraga amafaranga ya papa Pucuri, mu bijyanye no kubyo mu rugo byose bikenerwa. Erega nibyo nanjye ndabibona, mama Pucuri nta kazi agira kandi yita ku rugo cyane pe. Papa Pucuri nubwo amafaranga ye yose ayazana mu rugo akadufasha cyane, ariko nanjye naramufashaga uko nk'utuntu tw'ingenzi twibanze ninjye watumenyeraga abanyeshuri, cyangwa nabona hari nk'utuntu tugiye gushira mu byo kurya nkahita nibwiriza nkaza ntuzanye. Ngombwa rero ko papa Pucuri byose abyita hari we, no kubishyurira icyo gihe cyo kwishyura igihembwe cyari kigeze, biba ngombwa ko nyine hazamo ibintu byo guhungabana. Amafaranga yo kwishyurira Maya yabaye make, biba ngombwa ko Karayeli ibyo kari gakeneye kaba karetse kujya ku ishuri, kugira ngo Maya mukuru atazananirwa kujyayo akananirwa kwitegura ikizami. Bije aragira ati ku ruhande rwanjye biri mu bintu byo byandiye cyane mu mutwe. Nagerageje gushakisha akazi ahandi hantu, ariko aho nkomanze hose bikanga. Ron kuko abizi ko narangije segonderi, arambwira ngo azama akazi muri ofisi ye, ngo nzazisaye rero sama akazi. Akazi ke narakanze kuko numvaga bishobora kuzaneza ikibazo gikomeye. Bishobora no guteza ikibazo mu buzima bwanjye, cyangwa bikagera no ku buzima bwa mama Pucuri, kuko bwa papa Pucuri, kuko papa Pucuri akora iwabo. Bishobora kugaragara ko ikibazo cy'umuryango wa papa Pucuri cyamaze gutera indi ntera ku muryango we wabo, nawe bakaba bamwirukana. Ikintu cya mbere nzi mama wa Ron adakunda cyane mu buzima, ntakunda abakene pe. Ikindi nzi ko ntangira kujya kwitsirita iruhande rwa Ron hashobora kuvukamo ikintu kibi pe. Ikindi kandi Ron nawe yajya ashaka guhora yicaranye nanjye ntakora akazi, ndetse na nyina yaza agahita bivumbura, bikateza ikindi kibazo noneho kiremereye. Bijo, Ron yamvugishije, yambwiye ko ngo yagushakiye akazi ngo ukaba warakanze. No kubera iki? Twaruhijwe n'iki twishyura minerivare? Ushaka akazi gasuzuguritse gusa kandi wararangije segonderi? Erega yaba ariyo mahirwe yo kuzamuka. Kuki wanze akazi? Kubera iki Bijo? Papa Pucuri yambajije atyo, wumva nakabuze icyo nsubiza. Papa Pucu, nibyo koko mwanyishyure minerivare, nakagiye wa mugani nkanakora, ariko hari ibyo ndi gukwepa. Sinshaka ko ibintu biba bibi kurushaho. Erega mama wa Ron ntaga nkunda pe. None se kuri ofisi ya Ron buriya ntahagera? Ibyo ndabizi ko atagukundira mugore ndamuzi. Ni nayo mpamvu mbere hose nari narakubujije kwikurura ku muhungu wabo no kumukunda. Ruriya rugo ndaruzi uko rutekereza. Bije aragira ati nshuti neza amatwi, mama wa Ron ubundi ntago agiye yinjira muri gahunda za Ron na rimwe, kumenya aho aherereye cyangwa kumusuza mu gitondo ibyo ntibiba bimureba. Ibi kandi ntareba ngo Ron ararwaye cyangwa ni muzima. Ariko nyuma y'uko avumbuye ko umuhungu we yibyariye ari mu rukundo n'umukobwa wo mu bakene, yatangiye gukurikirana buri segonda amakuru y'umuhungu we. Muri iyo minsi rero papa Ron na papa wa Lize ibyo byose byabaye bari hanze, bari mu bihugu byo hanze. Bo bagarutse baje ngo ikintu cy'ingenzi ngo ni ukugira ngo bakoreshe uko bashoboye ngo ibintu bubatse kuva kera, ngo umuhungu wabo n'umukobwa wabo bambikana impeta. Icyo nicyo kintu niho umugabo n'umugambi wabaryaga mu mutwe. Gusa amakuru baje bagacakirana nayo bakiva ku kibuga cy'indege i Kanombe, ngo amakuru ya Ron n'ibyo asigaye ngo arimo ni igisebo cyambaye ubusa. Bahise bumva babuze ibyicaro. Daddy, you just can't believe it. Daddy, uziko Ron atigeze ankunda? Lize yararimo kurira, atangira kurira arimo regera papa we. Arega Ron, ibyo ntabwo byashoboka mwana wa, ntibinakurize. Ron iseka ari uwawe, buri wese ibyo ngibyo arabizi. Ura ni nk'umurage wawe, nawe uri nk'umurage we, n'amasinya arahari. Wowe wicara utekana nushaka kujya kwikorana na shopping,
wiyibagize ariya ni amaraso ya gisore, uriya n'uwawe ntahazajya. Monsieur Mutabazi yahojeje umukobwa we nyine. Papa, ariko ibyo urumva wabinsobanurira gute? Kuteze mu kanwa ke yarabivuze. Ese papa uri n'uwo kuza akambwira ko imbere yanjye gakunda undi mukobwa akabinyibwira nta n'isoni? Umva Lize mwana wa komera utuzi wikihutisha ibintu, ariko njye ndabizi kandi ndakoze. None se amakuru mfite yabikubwiye atasinze? Nyina nayo yambaye bimubwiye gutyo. Mom, I love him. Njyewe ndamukunda, niba mushaka kubona mbaca mu myanya y'intoki ubwo nimubura nanjye muzaba mumbuzi. He, Lize akivuga atyo ababyeyi be babonye ko igihe cyo guhihibikana k'akazi kabonetse kigeze. Umukobwa wabo baramuzi, bamureze mu buryo bw'agasultasi n'idongo kumurera, mbega ni nko guterura amagi. Barakorakira. Ibyakurikiyeho rero Monsieur Mutabazi yahise ahamagara Monsieur Antoine kugira ngo baganire, niba ngombwa basubire mu bitabo by'imyaka 10 ishize, basubire mu masezerano, cukumbure muri za email. Nibitagenda gutyo rero ntabwo biba bisobanuka, kuko nshuti neza amatwi aya ni amasezerano, ni kontara bagiranye mu myaka 10 ishize. Icyo gihe Lize yari afite imyaka 14 ndetse Rohan yari afite imyaka 18. Iyo kontara basinye yari ko ngabana babo bagomba kuba ikintu kimwe, kugira ngo company bari baratangije imaze gukomera gushinga imizi cyane ngo itazahungabana, ngo izagume mu maboko y'amarasamwe, ngo baranywanye. Kuko bose ba rero icyo gihe babonaga ngo bafite umwana umwe bashyiraho n'amasezerano ngo we kutabyara abandi. Nawe nyumvira bakiri ukuntu bazi kwiyemeza. Abo bagabo rero Monsieur Mutabazi na Monsieur Antoine ni abantu b'abanyamahame cyane, noneho n'abagore babonye ni abagore bafite umutima umwe, umutima ukomeye nk'ibuye. N'abagabo bafite amatwara aremereye, sinzi ukuntu abakubwira, wowe wabumva gutyo gusa mu nkuru. Bivuze ngo rero aka gahungu kawe ibintu gashaka kwigira, cyangwa aka gakobwa ko mu bakene gashaka kwinjira mu bintu katazi, uyu Rowan ibyo arimo ni nko kwikira igitaka naseka. Ibi nta kibazo ubwira aba bagabo ku masinya basinye. Ni nayo mpamvu rero ibyo bakoze byose n'abagore babo barabizi, bo basenyeraga umugozi umwe, bumvaga ko ikintu bari kubaka ngo ari umurage w'abuzukuru babo cyangwa w'abana babo babiri. Monsieur Antoine, ngira ngo ibyo nkubitanye nabyo mu gihugu ngarutse nawe wabyumvishe. Nibyo koko ugiye kubyemera umusore wawe kontara yatumye dukora cyane tukemeranyaho mu myaka ishize 10 tuyikubite hasi muri ubu buryo. Business twahaye umurongo tugiye kuyidomaho 200 yerekeza mu byerekezo bibiri bitandukanye. Tugiye kuyishwanyaguza business yacu n'amasezerano yacu. Monsieur Mutabazi yavuze atyo, nuko Monsieur Antoine amubwira ko ibyo bintu yabyumvishe, anamubwira ko yatangiye kubyinjiriramo kandi yatangiye kubikurikirana, kandi ko nta kabuza ibyo ari kuvuga bidashobora kubaho. Anamubwira ko karagara agahungu gato kadashobora kumutegeka. Uriya naramwibyariye, agomba kugendera ku bitekerezo byanjye. Gusa urengejeho kubyumbwiye byaba ari ibintu bimeze nkaho wansuzuguye. Waba ari nkaho uri kumbwira ko gukontorora umuryango wanjye cyangwa gushyira ku murongo agahungu kanjye byananiye. Igihe dukoraniye isi kinini se aho twaturutse ntuhazi, hari ikintu kijya kinanira se? Akantu gato se katuma wirengagiza uburyo tumaze iminsi dukoranamwo, tugenda turushaho kuzamuka tumenyekana tubibyogere mu mahanga. Jye nawe aha turi se twaba turi mu nyanja, twaba turi udufi duto, turi ibifi binini, nta kabuza ibyo nawe urabizi. Twe turi banakumirwa, aka gahungu nta n'icyo kavuze. Twakabaye twivugira ibindi ahubwo kuri izi kontara nshya tugiye gusinya aya masezerano y'izi projet nshya ziri kuza zo mu mahanga. Noneho rero Monsieur Antoine, reka ibyo mbiguharire kuko sinshaka kubona ko umunezero w'igihe kinini nubatse kugira ngo umukobwa wanjye azawinjoyinge, azawubemo yishimye, wayoyoka. Ibi ni ibintu narwaniriye cyane ndetse hamwe nawe urabizi, kandi ndakubaha nawe uranyubaha. Bise ntitwavugaga ko abana bacu bagomba kuzanezerwa. Sinshaka rero kubona ko umuhungu wawe we wabisenya, kandi urabizi neza ko twasenyeye umugozi umwe. Ibi wa mugani ntibyakunanira. Erega Monsieur Mutabazi umuhungu wanjye Rowan akunda Lize, biriya ni amaraso ya gisore. Genza uburyo ngiye kuganiramo n'agahungu kanjye, niba nagutera ikibazo ibyo ngibyo. Baganira ku magambo menshi, babwirana amagambo menshi, nuko birangiza babyemeranije ndetse baraseka n'abashuti cyane.
bahana n'ibitekerezo by'uburyo bagiye kubyitwaramo n'ibyo bakora kugira ngo Rowan atazibeshya akaba yareka umukobwa wabo. Reka bose babafataga nk'abana babo, bo ngo bashoraga mu buzukuru, ngo bagenderaga kuri gahunda nk'iyabo sisiteme nk'iy'abazungu, ngo umwuzukuru akarya amafaranga ya se, hanyuma umwuzukuru wundi nawe akazarya amafaranga ya se. Nuko bo ngo bari sisiteme yabo yubatse, umwuzukuru nyine akarya amafaranga ya sekuru. Nshuti neza amatwi, wese ayurya nayaso cyangwa nayasogokuru, nanjye uzambaze neza. Ngo business yabo ngo ibyatangiye ngo ari nk'uruboga ngo ruri muri pipiniyeri, ngo none cyabaye igiti cy'inganzamarumbo ngo cyazanye n'amashami manini cyane, kandi ngo amashami ngaratoshye, ngo niko nyine ngo bita business yabo. Nshuti neza amatwi, Bije aragira ati kugeza kuri iyo saha Lize we yari ataranamenye uwo muntu ukundwa na Rowan wari we. Ndetse naramuka bimenye sinzi ikizakurikiraho. Bizaba birenze. Lize se uragira ngo aroroshye? Nshuti neza amatwi, Bije aragira ati rero icyakurikiyeho nta kindi bitewe n'uko mu rugo ubuzima bwari bwahungabanye, mama Pucuri na papa Pucuri bangiriye inama yo kwemera akazi. Ati nkajya gukora kwa Rowan. Rowan yari yamaze kunshyira kuri reception. Ati segonderi nize computer science narangije izamfasha. Nabitekerejeho cyane numva nshaka kwanga ako kazi, ariko papa Pucuri arambwira ngo nibyo koko turi abakene. Bariya bo batwita batindi. Ati ariko ntabwo turi abatindi nk'uko bo babivuga. Ati icyo tuburatwe ni amafaranga. Ati ariko hari ibyo dushoboye. Ati ni umugisha baturusha. Ati ariko ubukire bundi bwo ku mutima no mu bitekerezo. Ati mama Rowan ntago bari abiturusha. Ati zura nabigereranya na umugore wanjye mama Pucuri. Ati ndamwiyiziye, uriya niwe mutinda ahubwo nyakujya. Ati ubwenge turabufite, kwihagararaho twabishobora. Ati dushobora no gutinyuka. Ati no kuba twatangira ikintu icyo ari cyo cyose. Ati kandi tugomba kwizera ko icyo twarwanirira twakigeraho. Ati icyo tubura gusa ni imbarutso y'amahirwe. Nuko papa Pucuri ambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo sintinye, ndetse ambuza no gucika intege. Ati mu buryo bwo bwose bikuremo gutinyura umugore. Arambwira ngo naza nzamwakira ukaje. Mpita mvuga ko nanjye najya hejuru, nanjye nzajya hejuru amusangayo. Bije aragira ati rero inama papa Pucuri yarangiriye zahise zinera courage. Ati mbona ko ikizaba kizaba, umugore naza akanyitambika n'akazi ke. Ati nzamuhutaza. Ati nta n'impamvu yo gutinyana. Ariko ubundi ko namwubashye nkarenza urugero, ubundi mutinya mu buhe buryo? Ati ngomba kumwereka uwo ndi we. Ntinya umuntu bano murangi banjye barinde bareka ishuri, bareke kwiga, baze babo turara. Ati nanjye nari gukomeza kaminuza sinagira amahirwe. Ati ariko segonderi yaramvunnye kandi nari umuhanga. Ntago n'ubundi ngomba guheranwa n'ibi ngo kujya gukora amasuku ngo no kuba umukirina. Wapi? Ati hanyuma mbiha amahirwe kubera amafaranga nabo ntibarangize byibuza na segonderi. Se nabana rwana n'iki nabana rigiye iki? Uyu muntu arashaje, arakuze ntanesha umutwe. Nafashe diplome yanjye, ibaruwa yo gusaba akazi ni nayanditse. Hari umushuti wanjye ufite mashini yari yayinije ndayandika, njya kuyimprima kuri flash, nambara neza, linete zanjye nayirugaga kuzambara ndi ku ishuri gusa, zaranamberaga n'izamaso. Ati nuko sogokura nkubita agashyi kwitama, amesha umugisha, ashushanya n'agasaraba mu gahanga. Ati nagendaga nitunda, wari kumbana niyo baruhasha wagiraga akazi nayo namaze kukabona. Ati ndi mu nzira nge nibwiraga ko abo turi guhura bose quartier guhera quartier yacu kuzamuka kugera muri gare yo mu mujyi, nubone giye nayo n'amaguru wagira ngo bari barimo kunyitegereza. Ati ibyo cyatewe no kunay nambaye neza n'ibyishimo nari mfite. Ati na courage zo kumvuye mu gisuzuguriro, mvuye mu bukirina nsukura mu bitanda by'abantu, ngiye gutangira akazi ko mu biro. Ati nuko ngeze kuri ofisi kuri etage Rowan yari nyoboyeho, abakozi baho bagize ngo n'umushyitsi wa boss uje bitewe n'ukuntu nayo nambaye. Ati nge nifite ikizere, ndimo guhekenya n'agashikarete. Ati nge numvaga mfite confidence za danger. Ibyo nibyo Bije komeza tubwira. Ati imisatsi yanjye myiza miremire nayo nayirekuye. Ati mbega nayo nabaye nk'aba bakobwa muri ofisi nisanzuye. Ati reka nize ndi umuhanga muri computer lab se hari umuntu wandushaga ubwenge. Ati nuko ari amahirwe gusa. Ati ndetse nako gakoti nayo narengejeho k'agakositime k'abakobwa nayo nambaye wari kugira ngo ofisi ni yanjye. Ati maze kwinjira bitewe na adresse ko nari nyifite pin muri telefone mpamagara Rowan. Ati narebaga n'abakozi baho uburyo barimo banyitegereza, umutima ndibaza ati se bo baramutse bameze nyekaribwo nkiri kuza gusaba akazi bakongera kundeba gutya, bakomeza kunyuha gutya se no kunyitaho gutya, cyangwa no muco wo muri ofisi ya Rowan yabashyiriyeho. Nayo nazamutse ndi kuri niveau ya mbere. Uhagaze Biju? Ambaza ikibazo kuri telefone. Ndi hano kuri first floor. Ariko mfite isoni, abakozi bano bari kunyitegereza cyane. Nanjye ndi hano kuri ground, reka nzamuke, ndi hano munsi yawe. Uhagaze he? Ntujye kuri ama escalier. Abivuze amaze kugira inyuma yanjye, azamutse escalier, mpindukiye bitamubona, ariko yarandebaga ngira ngo yagira ngo singiye bitewe n'ukuntu nayo nambaye neza. We yavugaga ko atari kumbona, kandi nkabona ntumbere ari kundebara. Biba ngombwa ko nsa nk'umupepera,
yahise aseka kubona avuye mu bye, ngira ngo yarashimishijwe n'uburyo naje nambaye, ndi kubabwira nyine nabemeje. Yaje aseka, nari hirya gato, Lize nawe yaraturutse mu gikorodoro cyo hirya, nawe aturutse mu cya ruguru, aturutse inyuma yaho nari mpagaze Lize ahita abona Rowan uburyo arimo guseka. Lize agira ngo niwe Rowan arimo gusekera. Njye nayo hagati yabo rero, umwe aturuka imbere undi aturuka inyuma. Lize yongera ikirenge, yongera intambwe, aza yihuta kugira ngo amugereho. Uyu munsi wanyemeje kabisa, uzi ko kumenya byari bingoye. Rowan mu marangamutima menshi yavugaga cyane, Lize wari ugeze hafi y'inyuma yanjye, agira ngo niwe bari kubwira. Nuko Lize atarangiraho neza, Rowan we yaramaze kungeraho. Lize atangiye kuzamura amaboko yihuta ngo azahobere Rowan. Atangazwa nuko Rowan ahise amuhobera, Rowan ahita anansoma mu gahanga. Lize yahise abura hari igitira, yumva ahita ashwanyuka agasandara. Yewe umujinya we wagaragaraga vuba. Niba ari igisebo, kumwe yaraje aseka yishimye, byahise biyoyoka nshuto neza amatwi. Rowan we ninjye yireberaga gusa. Rowan ahita amfata ukuboko ashaka kunzamura kuri ofisi ye, atigeze abona Lize anamureba. Nuko ahita amfata ku rutugu atambikana nanjye. Nshuto neza amatwi bijaragira ati Lize yahise acika intege kuko Lize yaraje aje muri ofisi ya Rowan kugira ngo amusuhuze nk'ibisanzwe mu gitondo. Araza akamusuhuza akirirwa n'akanyamuneza. Lize amarira yahise amanuka, atangira gusubira inyuma gake gake ataranahindukira, areba uburyo turenga, ahita akata agenda asubira aho yaturutse, agenda amanuka ava muri iyo nyubako. Icyo yakoze nta kindi, yashatse uburyo ahita ajya guhura na nyirabukwe, mama wa Rowan. Lize my dear, mwana wa, ni kihe kibazo? Mbwira. Sinje nkunda kukubona ubabaye, wihutishe mbwira. Ni iki ngo tugikemure? Auntie, mama Rowan, ndeka nisubirireyo. Nari nzamutse ngiye kuri ofisi ngiye gusuhuza Rowan, ngiye kure umuhungu wawe. Ikimbabaje nuko nsanze arimo gusoma umukunzi we. Ariko se Lize, ubundi uwo ngo wita sheri wa Rowan, mwari bwahure byibuza ngo unamurebe urebe agaciro afite? Uramuzi se mbere yo gutinya? Oya simuzi auntie, simuzi mama Rowan, ngiye sinshaka no kumumenya. Oya tujyaneyo, ubanza umwitegereze, uhere ku kirengeze ku mutwe, hanyuma umpe igisubizo, nawe urebe muri miriwari urebe ko ari nawe muhuriye. Umbwire niba koko uwo muntu udafite n'agaciro na gato witeguye kumuharira. Uranambwira niba uzarwanira urukundo rwawe, byose biri imbere yawe. Lize akarura akanyabugabo, ahita yemeranya n'igitekerezo cya mama Rowan, asanzwe ari n'inshuti ye. Baje batwara nk'abasazi bagaruka ku kazi. Bahageze rero, njyewe Rowan yaramaze kumpa computer ndi bwicareho kuri reception. Yanambwiye ko nta kibazo, nta bantu benshi bahaza uwo munsi, ngabaza mbakire mite mbahuza nawe ngarabimfashamo, ngo ndagenda menyera, ngo nisanzure, ngo hari ibyo agiye kubanza gukora, ngo hanyuma ngaraza kunyerekera, nganyereke amafoda ngo n'amafayili y'ingenzi ngaho baba biri, ngo nishaka mbe niyumvira akazi kuri computer gake gake. Baraje ndabakira, mbakira mbubashye. Gusa mama Rowan nk'ibisanzwe bye nta mukozi yubaha aho ngaho, n'agasuzuguro kenshi ntiyashatse no guhindukira ngo arebe umukobwa uri kuri reception. Igitekerezo yarazanye byo kugira ngo yinjire muri ofisi ya Rowan, gake kureba yonjije akazi muri ofisi y'umuhungu we, ajye guhanganiramo nawe. Rero bari bansize kuri reception. Ariko mama Rowan, uyu nguyu ni umu receptioniste muri ino ofisi ya Rowan kuva ryari? Konski hano nta muntu ubundi wajyaga hicara, uyu nguyu haje kuva ryari? Lize yabajije atyo mama Rowan, ibyo bireke, ibyo byihorere ntacyo bivuze. Abo ngaba se abakozi basanzwe aza akagenda, iyo tubishatse turabirukana. Reka tubanze twinjire tujye guhangana n'uri muri ofisi. Uwo nguwo wambwiye ngo nishire wa Rowan ngo banyenga ari kumusoma, ubundi turagaruka. Ibyo twanabikemura niba bitanagushimishije n'uyu twahita tumwirukana. Bijaragira ati nabuze aho ndigitira. Shutu neza amatwi, iki cyari gice cya kane, iki gice cya gatanu kiraje. Ese Biju arasoka yiruka aho yari yicaye cyangwa rishyiramo akanyabugabo ahangane nabo nkuko Papa Pucuri Monsieur Julius papa muto wa Biju yamugiriyemo inama? Rowan se arabiha agaciro? Biju se ko mabuja we Lize yajyaga asokurira icyumba yarataramenya ko ari we wamutwaye sheri, naramuka bimenye biragenda bite? Lize nayo katoroshye. Abasaza bese aba basaza ba se wa Rowan na se warize ko bigaragara ko bagiye kubyinjiramo. Inkuru irimo iragenda izamuka itumbagira iryo kurushaho. Urabizi neza tugutegurira ibintu byiza kugira ngo nyine biza kuryohere kandi dutegura inkuru zibe byose, ndetse niyo wumvishe ushobora kongera ukayisubiramo kuko haba harimo utuntu twinshi twihishemo ushobora kongera ukaryoherwa. We love you so much. Uri kumwe na Clement mu nkuru z'urukundo mix. We love you mo seyo mu gice kigiye kuza, ndetse n'izindi nkuru nziza turimo gutegura. Peace and love.